impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe, tugashinjagira dushira, nyamara tubikeneye kugira ngo tudatatira igihango twagiranye. Impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe, tugashinjagira dushira, nyamara tubikeneye. Hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe, tugashinjagira dushira kandi nyamara tubikeneye, ariko kugira ngo tudatatira igihango cy'umukiza wacu Yesu Kristo tukabireka. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data ndagira nkubwira ngo imirimo ukorera shushanya gakondo yawe y'iteka, ariko ndagira nkubwira ngo mu byo uteganya nka gakondo yawe iyi si uyikuremo. Bakumuririmbye yararirimbye ngo imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, ngo bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu, uko byagenda kose nta kurama kudapfa. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazataha, ngo umwami wabo azabakira ngo ababwire ngo mwakoze neza. Pawulo yasuye Abafilipi asanga bahinduye uburyo yabigishije kugendera mu by'Imana, arabaseka cyane, ariko arangije arababwira ngo ndabibona hariho benshi bagenda ukundi, ngo ariko abona babwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Arangije avuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje umukiza wacu kazava, ngo ari we mwami wacu Yesu Kristo. Urahirwa nimba ufite ibyiringiro bidakoze isoni, uko wagenza kose, ujya ku kazi kawe, ujya ku masomo yawe, ariko umenye yuko umwami Yesu azaza. Kandi nasomye ijambo riramubwira ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano y'umuntu wese kugira ngo muhembe ibikwiriye ibyo yakoze. Ibyo wakoze ni igihembo cyawe, humura, ariko nakishima ko uzahemberwa ibyiza, ntuzahabwa inkoni nyinshi. Yesu aguhe umugisha kandi akungura ubwenge muri iri jambo. Amen. Utazagira iherezo.